reka duhereze Imana icyubahiro. Twongere dutinzeyo gato tuyihereze icyubahiro Imana yaduhaye guterana uyu munsi cyane. Haleluya. Imana ibaha umugisha. Nezerewe kuba mw'iri teraniro rifite amavuta angana atya. Imana ishimwe cyane. Hari amatorero ugeramo ukibaza ni hahandi twahoze, ntari buvuge hahandi twabanzaga tukagira dutya. Yesu ashimwe cyane. Ariko nanejejwe n'iri teraniro ririmo amavuta angana gutya. Imana ishimwe cyane. Mbabwire itorero ririmo amavuta ibintu bikomeye riba rirusha ayandi matorero. Itorero ririmo amavuta nta ndwara zibamo. Itorero ririmo amavuta nta mwumu ubamo. Itorero ririmo amavuta nta byaha bibamo. Itorero ririmo amavuta nta bugumba bubamo. Itorero ririmo amavuta nta nzara ibamo. Mbese ariko abantu turi kumwe bazamure haleluya. Bwana sifiwe. Umukobwa uriho amavuta ntakorakorwa. Umukecuru uriho amavuta ntagendera ku kabando. Haleluya. Mbese amavuta yishakira inzira. Bwana asifiwe. Amavuta niyo agiye kwinjiza umuryango w'uyu mugabo mu ndege akerekeza mu gihugu cya Amerika. Nese kari mwejo mwasenze mukavuga ngo abashyitsi bazaze mw'Imana, dore Imana yasuye runo rusengero. Ndimo ndareba nkabona iri teraniro riraza kugorana gusohoka. Nagiye kubona mbona inuma zirimo zirarwanira kwa buri muntu wese uri mw'iri teraniro. Ngiye kubona mbona buri muntu wese winjiraga muri ya muryango yakirirwaga n'umwumarayika umuhoza amarira, umuha papiye mushwara yo guhanagura amarira. Imana ihimbazwe. Tuvugire rimwe ngo amen. Reka nsabire umugisha umuntu wingingiye iteraniro ry'uyu munsi akavuga ngo Mana ku cyumweru uzaduha ibihe byiza. Ndimo ndabona abahanuzi bagiye gutangira guturika ngo zopifo elesasi eneta. Muntu wasengeye kuzura umwuka wera akira kuzura umwuka wera mu izina rya Yesu. Aha turashimira Imana iduhaye kubaha ngaha mw'iri teraniro ririmo amavuta angana atya.
twaje ejo twariye neza, Imana ishimwe, ibintu bikwiriye byose twarabibonye. Ikirenze kutugaburira neza cyane, twinjiye mu iteraniro ririmo amavuta. Muntu uri buve hano adakiza indwara amaranye igihe, ubwo wihangane nyine niryo gare ryawe. Ariko icyonzi cy'umuntu urwaye arataha yakiza. Muntu wari waracuruje bigahomba, itegura igishoro mu kanya. Reka ibindi mbisunikire kuri bishop, ko mu kanya ni uguhanura gusa. Ni Bishop Olivier, Imana iduhana umugisha. Nanjye Imana ingeretse yuko Olivier hari ibindi afite, ariko reka tumuhe iminota 10. Dushimire Imana, tuzamure haleluya. Bwira mugenzi wawe ngo Goliyati wangendagaho arahuhutse. Oya, Goliyati wawe acitse igihanga ya masaha aganisha amasaha y'umugoroba. Umuntu wari ufite Goliyati w'umurozi, umuntu wari ufite zamura haleluya. Umwanditsi yaravuze ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera, ngo nyamara nasubira inyuma umutima we ntuzigera umwishimira. Umutima w'Imana ntuzigera umwishimira. Ndumva ubuhanuzi twakiriye aha ngaha ari ubuhanuzi mukwiriye gutwaraho mukorera. Ndumva ibintu twakiriye aha ngaha ari ibyo ukwiriye kujyana ku ishuri wa mwana we. Ni bande bari hano bajya ku ishuri ejo kuwa mbere? Ubu tuvugana imyandikire yawe, umukono wawe urava aha ngaha wahindutse. Ubu tuvugana mu kwa 12 hano hari amakwe atondekanye y'ubukwe bwera. Abaririmbyi mudodesha manifomo buri wa gatandatu tugiye kujya tuza hano mu muhango wo gushingira kwera. Wakumiraga bakizwa kuza gukizwa, mu yandi magambo ni umupfumu. Imana imwimuye mwaka gace, aha ngaha Imana hazamuye ibendera ntakuka. Bisobanuye ngo hano nta kuhimuka, ahubwo aha hantu ni ukuhishura. Magambo na amatangazo. Imana ishimwe cyane.
Imana yamishuriye umuntu umaze amezi 2 atajya imugongo, atajya he, yararimo aribaza ibyo ari byo. Uhereye none aho ibihe bye bigiye kongera gusubirana mu izina rya Yesu. Dayimoni yari yarabihagaritse agamije kuziba inda yawe ibyaha, ariko turashimira Data uzibuye iyo nda kugira ngo ayo magi yongera kuravemo umwana mu izina rya Yesu. Ariko abantu turi kumwe bazamure haleluya. Apotre Mugisha arimo guhanura, nagiye kubona mbona umuntu arimo amuhereza igifunguzo cy'imodoka. Uyu mwaka utarashira Apotre Mugisha agiye guhabwa imodoka sha, muzayibona igiye gucangaha. Ariko haguruka uzamure haleluya. Haguruka kuri kamera babibone, bizamenyekane kandi nge wabihanuye. Apotre Mugisha, uyu Apotre Mugisha, uyu mwaka utararangira mbisubiremo, ahawe kado imodoka sha 0 kilometero. Abantu babimwifurije zamure haleluya. Arega iyo dukorera Imana iraduhemba, iyo tuyikorera neza iraduhemba. Abantu babyizera bugire gutya. Imana igiye guca agasuzugura aho hantu tuye. Yambwiye ngo ntago iza kugukura aho ngaho itarahagukuriraho icyo gisuzuguriro. Ndashimira Imana igiye kugutabarira aho wasuzuguriwe. Ndashimira Imana igukuyeho umwanda w'abantu. Ndagira ngo abaprotokole bajya kwakira amatorero aje gusenyukira mu iri torero. Abaprotokole murebe mu muhanda, murebe hariya hantu hari itorero ndimo ndeba hangaha rigiye gufungwa, ririmo gukora mu mwuka w'ubuyobe, rigiye gusenyukira aha hantu. Ninde muntu uri gushikira ubwiza bw'Imana ngo ahaguruka azamure haleluya. Karahiye karahiye akazu ka dayimoni. O karahiye karahiye akazu ka dayimoni. Ay karahiye karahiye akazu ka dayimoni. Ay karahiye karahiye akazu ka dayimoni. Haleluya karahiye karahiye akazu ka dayimoni. Ibwira barira kurira gutabarwa kurabonetse.
enestas. Imana yishuye amadeni mu iri teraniro. Imana irimo irishurira abantu amadeni mu iri teraniro. Ndabona marayika arimo gusinya amasheke. Uwiteka arambwira ngo nishuriye abantu amadeni. Zopifo shalala pola sita umva elele siriga we bahaye amafaranga haguruka nkubwire. Zotisfola la si enekola yama eresa sinigide. Ubonye ukorera Imana mu gihugu cya Amerika. Zopifola sita yamanda ayalala fo. Hari dosiye yawe ya ferins. Guferinga ni uguhagarara. Uwiteka Imana arayizuye. Shatifola sirigole nema. Uzubaka uzaba mu bantu batatu bazazamura urusengero rwa etaje mw'iri torero, ni kuwiteka avuze. Tefola sita ya bwira mugenzi we ngo Profeta Olivier abonye akantu keza. Bwira mugenzi we ngo Profeta Olivier abonye akantu keza. Umuhanuzi Olivier abonye akantu keza. Imana ishimwe cyane. Mbonye imikororombya ibiri igose aha hantu. Uwiteka arambwira ngo iri torero bararije kugira ngo rifungwe. Uwiteka Imana arahaba. Zola pini stars. Data arambwira ngo iri torero kuko ritatangijwe n'umuntu ku byifuzo bye, Uwiteka Imana arizanyemo abamisiyoneri baturutse kure, bagiye kubazamurira urusengero ku buryo budasanzwe. Ni kuwiteka. Amen, 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 amen. Amen, amen. Umuririmbyi uri hariya wari ufite ibyifuzo by'uko umugabo we yakizwa, mugiye guhagararana hano kuri Noheri mushimana Imana. Ibyo byifuzo kuri Noheri, aha kuri Noheri, aha kuri Noheri. Shimwa kuduha itangaza byawe. Shimwa Mana, shimwa, shimwa, shimwa. Shimwa hejuru, shimwa, shimwa. Ariko Zodrere ni igitangaza. Haleluya. Amen. Iyo sente yakurambiye n'Imana yayirambiwe. Amen.
ndagira ngo dusengere abantu batizeye mwaya materaniro, tubasabire kwizera. Ucyama batize bumva batakiza indwara, tubasengere. Ariko ucyama umuntu uri hano akaba yizeye ko Kristo yamunyuze mu maraso. Yesu ashimwe cyane. Hano harimo umudamu, sinshaka kumugaragaza kubw'umutekano we, afite ubwoba ko umugabo we yaba yaranduye sida. Kugeza ubu ngubu ibyerekeranye n'abashakanye bigirira ubwoba. Imana yambwiye ntugaragare, mbabarira, ntuze kwigaragaza, ntago nizeye umutekano wawe hano. Ariko Uwiteka Imana yambwiye ngo nta ndwara y'icyorezo izagera mu maraso yawe. N'ikimenyimenyi na wa muntu yaguharikaga, Uwiteka Imana ashize ikiraro, ashize igikuta kimutandukanya nawe. Niko Uwiteka avuze. Ndimo ndakureba, niweho ndebana nawe. Ndagira ngo nanjye senga Imana. Apotre arimo guhanura, numvaga ibintu byinshi bimanuka. Ndavuga ngo nibampa mikoro, ibi bintu bishobora kwica gahunda kandi tugomba kurara dutashe. Ndashaka kugira ngo amavuta duherewe ahangaha, buri muntu wese dusenga isengesho ribwira Imana ngo Mana ubu bubyutse buguma ahangaha. Turifuza kuzagaruka. Iri teraniro ririmo abahanuzi benshi, ririmo abavuga butumwa benshi, ririmo iyindi korari ya kabiri n'iya gatatu n'iya kane n'iya gatanu. Turifuza ko ubu byose hano Imana twongere dusengere iri torero. Yesu yaravuze ngo itorero ngo naho amarembo y'ikuzimu yasuguka ntazarishobora. Mpamvu bagerageje kubagambanira ngo rifungwe rivaha ni iki Imana yarivuzeho. Impamvu bagerageje gushaka impamvu n'impamvu kugira ngo mudaterana, uyu munsi mukaba muterana ni iki Imana yarivuzeho. Umuntu wese ukundira itorero ndagira ngo aze gufungura akanwa kasenge, sengere rino torero. Imana yavuganye na Gerard, iravuga ngo hari abantu barimo basohoka, hari n'abo Satani yabwiraga gusohoka. Ariko tugiye kongera dusenge, tugiye kongera tubwire Imana ngo Mana iri torero turishize mu biganza byawe, turishize mu maboko yawe. Mana nyir'ububasha, Mana nyir'ubutware, nyir'ubushobozi, iri torero ni iryawe. Iri torero ni wowe warihagaritse. Turarisengeye, turikuyeho imbaraga z'abarozi, turikuyeho imbaraga z'abapfumu, turikuyeho umwuka usohora abantu, tutatanije imbaraga zirihiga mu izina rya Yesu Kristo. Turahamagara imbaraga mu iri torero, imbaraga z'umwuka wera, imbaraga z'ubuhanuzi, imbaraga zo kwerekwa no guhanura. Icyubahiro cyawe kizenguruka iri torero, imbaraga zawe nizenguruka iri torero mu izina rya Yesu Kristo. Tubasohoye mu bukode, tubahagaritse ku munara w'urusengero rwabo mu izina rya Yesu Kristo. Turirukana umwuka wo gusohoka, turukana umwuka usohora abakristo, turukana umwuka usohora mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka uca intege abakristo turawukubita mu izina rya Yesu. Umwuka usohora abaririmbyi turawukubita mu izina rya Yesu. Imbaraga zose zikandamije iri torero turazirukana mu izina rya Yesu. Duhamagaye umucyo w'Imana kumurikira aha, duhamagaye icyubahiro cy'Imana guhagarara aha hantu, duhamagaye icyubahiro cy'Imana kugotera iteraniro. Urakuze kubw'uyu munsi uzamuye ibendera ryawe aha, tugukomeye amashyi menshi. Ababyeyi bakuvugiriza impundu kuri Imana ikomeye ishoboye byose mu izina rya Yesu. Amen.